Si umenya warungutse menshi ku myenda wagurishije mu imurika ry'imideli. Ibaze none hiyongera igishoro kinini nkakora imyenda myinshi. Ese ubundi kuki koperative mudodoramo itakugurije kashi nyinshi koko? Asha Pazo nabwo barakoze pe urumva kubera amaze igihe gito ninjiyemo nyuma yo kwiga kudoda bangurije ahwanye n'ibitenge bitatu aba ari byo nkoramo imyenda. N'ibindi bizaza wana upfa kuba ufite musaza wawe w'umuhatari mu gutera amashaba. Gusa Pazo wowe na Sakwe mwarakoze gutuma naheranwa n'ibyo rwa Frank rwankoreye. Ubwo si yuko amaze kwanga gusohoka uriye hiti. Genda sha ahubwo se mbwira urabyumva utenguriye mama igitenge. Wana icyo gitekerezo ni salama ariko si banza utari imibare neza. Umva nyine ukuntu ndi kubibara nawe wumve ko bivamo. Ngo gute rero? Koperative twavuganye ko nzajya mbishyura make make. Nimuguriramo igitenge ndasigara nayo nzakomeza gukoresha muri fashion. Numva ari sawa da. Ayo yazabigufashamo sana. Kabisa kuko ngomba gutekereza ku hazaza n'uburyo nagumana abakiriya banjye. Cyane rwose. Ngiye mbona ibintu byo kudoda ari shuwa diru kabisa. Ukuntu abantu baguze ya myenda byatumye mbona ko rwose nimbona amafaranga menshi nzafungura n'iduka. Wana nkabangize sister w'umukire rero. Ahubwo tangira wizigamire wana. Ubu nibyo ahubwo ngiye gutangira. Ubundi ukageza naho make nkirira amandazi. Yewe reka nkubise njye mu gasantere gushaka igitenge cya mama. Ihurire mama, ihurire kibondo. Papa, gasore ngiye kuba mujyanye hanze ndebe ko yatuza. Oya Sine, hanze hari abantu kandi ashobora kubasakuriza. Kabana se bari kwitambutsa mu muhanda babasakuriza gute? Aho ntunyumvira? Ubuse abantu bakubona uhetse umwana ugana gutyo bagira ngo iki? Ariko se papa, kuki Sine na gasore bagutera ipfunwe? Oya si ipfunwe. Ubwo se ntubona ko najya hanze abantu batangira kumushungera? Ku buryo se bakwirwa mu nzu ntibasohoke papa? Ariko wowe ntuzi abantu b'iki gihe. Nukumubona n'akabana ubundi bihuha bigakwira ka buto. Cyakora nibyo ndibuka abagenzi banjye bakimenya ko mwita nawe ari ugishaka kumvugisha. Si nk'ibyo navugaga. Ariko nanone papa kwirirwa n'ikingiranye hano nabyo birarambiranye. Erega na mama ntiyamubuzaga gusohoka uretse ko umugabo we hari igihe yirakazaga akamwangira. None nawe uramwangira koko? Papa ubwo nawe ntuzanyirukana? Oya muhumure Sine. Gendi papa wanyu. Sinakwifuza kongera kubabura nyuma y'imyaka myinshi twamaze tutabana. None se yani ubu nindi uri bucuranga ko Kagabo adahari? Ibyo gucuranga tube turetse tubanze turimbe Gigi kandi mwibuke ko Kagabo ari kurimba twese tuhafatanye. Turabyibuka ngaho twagiye. 1 2 3 Mubera inshuti tubeho nk'inshuti inshuti nyashuti tubane nk'inshuti mubera inshuti tubeho nk'inshuti inshuti nyashuti tubane nk'inshuti mubera inshuti n'ibiganza duhana ingeyo turunana duhangara imitego tuzahuza umugisha duhuza ingeso dufatanye urunana nakomeye. Ariko noneho nagenze ndabona turi kuririmba ibiki koko? Mani agize umuntu twumva turirimba gutya sinzi pe. Sha tube serious nukuri. Ubu murabona atari ikibazo koko? Umva. Shawe nibyo nukuri ariko se buriya tubyize ntitwabimenya. Twabifata nibyo. Ariko Kagabo hari ukuntu yajyagamo kumva kamelodi karahindutse bikaryoshya indirimbo. Tubigenze gute? Njye numvaga twashaka undi muntu usimbura Kagabo. Ani ibyo bintu byatinda kabisa. Urabona twazenguka Kabuto yose dushaka umuririmbyi koko? Nitutamushaka n'ubundi nitwe bizajyaho ingaruka kuko tuzatsindwa irushanwa. Ahubwo we hari umuntu ntekereje kandi uzi kuririmba. Nanjye hari abo ntekereje. Abantu b'inaha ntazi baze kuririmba ni bande koko? Ndebera gasore n'ukuri ukuntu aba yikurunga. Papa ibyo yavugaga nibyo reka mujyane mu gikari muhindurire. Gaho mujyane Sine. Mwaramutse Kazu? Bite nawe Fisto? Ni byiza. Baramutse neza Valentine. Yego. Fisto nagufashe ndaje gato. Valentine urashaka iki se? Oya nta kintu nje kugura ahubwo niwe nashakaga. Uranshakira iki se? Umva harya Sakura yizi? Oya ntabwo nyizi. Ni iki? Ubwo se ni gutarayimenya n'ukuntu izwi muri Kabuto. Nyine
ni gurupe iririmba njyewe nyibamo n'inshuti zanjye. ntabwo nari nyizisha erega ndacyari mushya muri kabuto sindamenya byose. umva rero kubera ukuntu numvise uzi kuririmba nagusabaga ko twaririmbana mu irushanwa turimo kwitegura. sha byari byiza ariko ntabwo byakunda. yewe kubera iki se bitakunda? nta mwanya nabona mba ndi gucururiza papa cyangwa nsubiraho amasomo narangiza ibyo ngafasha sister wanjye n'akana ke. mva burya wa mukobwa ufite umwana muravukana? yitwa Sine akana ke kitwa Gasaro kandi wumve ko kaba katuraje amajoro. yewe ihangane pe. ubwo nta kundi nyine ndashaka undi muntu. birihutirwa se? kuko iyo kompetisiyo iregereje kandi umutipe witwa Kagabo twari kuzarimbana ntabwo tukiririmbanye. sinzi ndaza kubitekerezaho nzakubwira. sha nta kibazo ariko ntiwumve ko ari itegeko. gusa ndumva mbishaka tu kuko byanatuma ngira inshuti hano Kabuto. ntiwumva se? ubwo uzambwira. yego ariko bishobotse wambwira kare. manzi n'inshuti z'ikirenga turarenze kabisa saa ko tugomba kuyishyira hasi. aha mureke twongere turepete ndumva bitoroshye. ngaho mureke turirimbeho gato twumve twagiye ahubwo. Kevin tayari? garagaza ko nkunda execute what you say bivane mu magambo bishyire mu bikorwa niba ko kunkunda if you got love show it Keve uriya saa nike kuki mucecetse se kandi aba bana wana komeza uririmbe. manzi turanikaraje. nuko muririmba we icyo nzi cyo tuzabatsinda. niki kikuzanye hano se wowe kandi ubwo ntuje kutuneka? mbaneka se mbaneka ibiki? umva rate Keve hari icyo nshaka kukubwira. ubwo urashaka kumujyanayo kandi ubona turi kurepeta ibyo umubwira bimubwirire hano. ariko se wowe vipi zawe? umva rate Keve waje ukazarimbana natwe mu mwanya wa Kagabo ko yagiye. shani sinzi ko byakunda rwose kuko nje muri sakwe namemukiye groupe yacu. manzi mureke shaka Keve uzi ko andika iki se? umva ahubwo Kevin muze tugende niza ngwino nawe. ese ubwo hagati yanjye na manzi murumvira nde? mumenye ko manzi ari wo mu gasozi mujye mumenya ubwenge. ariko se mana yanjye uyu mwana nzamugire nte koko? Gasaro wabaye iki se noneho kandi Sine yari amaze kurya? abana muri aho Kazu muri aho Sine Nyama muri aho yamaye nyama ni wowe? mama naje we. naje mukobwa wanjye nabwiye so ko nzaza nubwo mbona atanakinyibuka. Erega imyaka ibaye myinshi Nyiramana we uraho ariko? ndaho Kazu amakuru y'iminsi biragenda rwose ariko se ko Gasaro mwakarije muragahura iki mumpe hano? ndangaye gatushuduka ko mu mutwe kuri etajeri. ntabwo umukobwa wacu bimworoheje mwijoro ubwo ntawe ukibona gahenge. erega bane ko bamenya Kazu ese Fistari nari mutumye kundangurira ariko mu kanya araje. awe aratuje. none se mama uje kuntwara ngo dutahe? wenda wamfasha kumurira ko rwose araruhije. oya Sine umugabo wanjye ntiyabyemera ashobora kunyirukana kandi sinifuza kongera kwisenyera urugo pe. ni ibibazo. nzanywe no kureba ko so atananiwe kubitaho mperukanye ntibindeba. ariko ntukavuga utyo nenurwa kubitaho se abana banjye. ngo iki bagenze kugana gutya utariho kandi uri se. hari uko ntageze ngushakishe ngo mbashe kubonana nabo ariko ukamisha aho washakiye. nuko rero menya ko Sine n'umwana we bakeneye kwitabwaho bihagije. ndabizi biraruhije ariko kubitaho ni inshingano zanjye nk'umubyeyi kandi na Fista azajya bamfasha. oya Fista wagomba gutaha agakomeza amasomo ye ntabwo ikosa rya Sine rigomba kuba iry'umuryango wose. okay ndi tayari si reba icyo umubeshyi ubundi azi. sawa umva reka muhamagare. mama karamesi hari umuntu ugushaka muri salo. mfite amatsiko y'ukuntu arabyitwaramo. mva araje numvise urugi rwo mu cyumba. ninde utugendereye sera? niko si ko nta muntu mbona. surprise nakubeshyaga mama hari akantu tugufitiye. murankanze we. uzi ko yikanze we iyo nza kuba mfite smartphone mba ngufotere rwose. none se niki cyabaye bana bana? mama nyine njyewe na Pazo hari impano twakuguriye. impano? mandebe
yo mwanguriye igitenge bana ba mbega ibara ryiza. Yego mama ni cyawe rwose. aha pazo sinari nakubwiye ko ari bugikunde. Yo murakoze disi none se amafaranga yo kukigura mwayakuye he? Muri rya murika bihangano abantu bakunze imyenda yanjye barayigura niyo nakoresheje ngura iki gitenge. Yo ariko se mwabana murumva kungurira igitenge aribyo byari bikenewe? Usa ntiwari kuzakidodamo indi myenda ukayigurisha? Oya yewe ariko se mama haya nk'umubyeyi wacu koko urumva udakwiye impano? Erega mama ibyo nakora byose nawe tugomba kugushimira nk'umubyeyi. Oya rwose ndabizi ko mu nkunda ariko sinshaka kubagora. Oya kereka niba utagikunze mama ariko ugomba kucyakira rwose. Oya nagikunze rwose dore ko n'utwo nari mfite twari tumaze gusaza. Nanjye biranejeje ko ugikunze. Cyakora nishimira ko wabashije gukora ibyo ukunda ntukomeze kwigunga kubera igisuzuguriro Frank yaguteje. Nibyari binyoroheye mama. Pazo warakoze kunshyigikira no kunyereka ko mbishoboye. Ubu rero ugomba gutekereza uburyo wakomeza gukora imideri yawe mu dufaranga duke wabonye ugakuramo udukoresho twibanze. Cyakora wivunika mama ubu rwose nibyo ngiye gukomeza gushyira imbere. Yego mwana wa. Urabona ko Gasaro ageze mu mugongo wagira kuri agaceceka. Ese Fisto ko ataza? Nashaka rero kuza ko n'ubundi ahita asubira nayo na mama se. Guriya ari kuvugana na mama wanyu hanze. Gusa Sine ntukomeze guhangayika nkuko nabikubwiye ntabwo nzakwirukana mwana wawe. Uzi se papa ikibabaje nuko ari njye byose wabiteye none dore byantandukanyije na mama. Erega Sine na mama wawe ujye umwumva nanjye kugira ngo nakire ko wabyaye byarangoye. Erega nanjye sibyo nifuzaga. Ntacyo twabikora ahubwo gusa uhumure nzakuba hafi dushakire hamwe igisubizo. Uko byaba bimeze kose papa sinzi ko nzabasha kurera Gasaro ndi jyenyine. Erega ntabwo uri wenyine mwana wanjye ndahari kandi niteguye kubarera mwembi. Mana we nyumvira no kuratangiye kurira ibi sinzi ko nzabivamo rwose. Erega agomba kurira ni hehe wonye umwana utarira se? Gasaro we mbona bikabije papa. Ariko ubundi babwire baze baganirire muri butike. Undi kure ni nk'intebe yicaye mu busa turi kumwe ni nk'ijoro ribonye umucyo. Niko Pazo ubwo uri mu bicyangosha? Papa wagarutse ndi gufura iniforume yanjye ejo ntazabura icyo nambara. Hanyuma se wafashwe n'iki bituma ubona mamwibasa? Ibisi mama wawe na mushiki wawe bakagombye kubikora? None se ko hari byo simbira arimo kudoda kandi nkabonaga ntacyo ndi gukora. Ntimuyumvirana kandi wa muhungu uzabimbwa. None se papa ko ntazi igihe. Ariko Pazo ubwo wumvura umugabo cyangwa hari ikibise nakoze papa? Sinzi pe. Papa rwose nabonaga nta kibazo kirimo. Yemwe naragenze ndabona. Fisto Karame Fisto gira vuze tugende tujya burije. Naho rero Sine uwo mwana umufate neza nugira icyo ukenera uzajya ubwira so dore sindi hafi kandi ukomereye. Nose ko wanze ko tujyana ngo ujye umfasha ma nta kundi byagenda nyine. Birabaje ariko nanjye sinjye kugeza ubu nta mahitamo mfite urabizi kandi niwe wabyiteye. Ariko nyirama ubivuga gutyo pe ujye uzirikana ko Sine yatwaye inda akiri umwana ku myaka ye ntiyorohewe. Ubwo no kwihangana nyine warangisha kwitegura ngo tugende Fisto? Mama ntawe nkigiye ndaguma hano. Ngo iki Fisto urabizi ko hari igihe mba nkeneye ubufasha bwawe tugende. Ariko mama ibintu byarahindutse ntabwo kinyeneye nka mbere ugitana na papa. Iri sisano nagushije noneho niko Fisto? Oui. Ni iki nakoze koko kigutera kwanga kuza mu rugo? Ntacyo mama kandi nukuri ndagukunda ariko ndasigana na papa na Sine. Ubu urashaka gusigana na so? Umuntu utari uhari mukura? Nyirama ntugire ngo biranshimishije nanjye kuba abana banjye barakuze ndahari ariko ubu niteguye kubafasha uko nshoboye. Mama niba mushiki wanjye guma hano nanjye ndahaguma kuko akeneye ubufasha bwose.